hanga mu gusobanura inzozi bitubwira yuko urota ubona umuntu wapfuye cyangwa se kurota uhuye n'umuntu wapfuye. Ibi bishatse gusobanura ko ufite urukumbuzi rwinshi. Ushobora kuba ukumbuye cyane uwo muntu wapfuye. Iyo wabuze umuntu wakundaga, umutima wawe ushobora kuzana uwo muntu mu nzozi n'ishusho y'amarangamutima yawe. Bishobora kukwereka ko ukibabaye cyangwa se ugikeneye igihe cyo kubyakira. None kandi ibi bishobora gusobanura ko umwuka w'uwo muntu ushaka kuvugana nawe. Abantu benshi bizera ko abapfuye bashobora kuvugana natwe mu nzozi. Niba umuntu akubwira amagambo, abashobora kuba gushishikariza kwitonda, kwihana cyangwa se kwibuka ibintu yagusizemo. Urugero yavuze ngo nagusizemo azanama baragusigiye, niba ari umuntu mwakunda kuganira, akaba gushishikariza gukomeza kumva za nama cyangwa se za manuro yaguherezaga. Nanone kandi ushobora gusobanura gucika intege mu mibereho yawe ya buri munsi. Kurota umuntu wapfuye